umuyobozi mukuru wa Nesa araduhera igihembo umwana wabaye wa kabiri ku rwego rw'igihugu mashuri abanza. Hanyuma mu gihe bagiye gufata iyo foto umwana ahabwa ibyo bihembo computer n'ibindi bikoresho by'ishuri, niba yazanye n'ababyeyi nabo turasaba ko batambuka kugira ngo bafatira foto y'urwibutso. Congratulations, wakoze neza cyane, uzakomereza aho ngaho n'ubutaha uzagire kure. Hanyuma ababyeyi be nibaze, ndabona abayobozi bakuru b'amashuri barimo kuza, nabo turabashimira cyane, iri shuri ryakoze neza cyane, nabonye mu bana bahembwe harimo benshi. Ubwo nawe turamushimira cyane kandi uzakomereza aho ngaho. Ndetse navuga ngo n'andi mashuri ashobora kujyaza akabegeraho mugafatana. Hanyuma reka dusabe iyo foto barimo bose, iyo foto nziza y'urwibutso. Head teacher, twari twagufotoye igira hino kugira ngo ababyeyi n'umwana n'abahembye bafate igihembo. Hanyuma bafate igihembo n'iyo foto namwe yanyu twari twayifashe. Murakoze cyane, murakoze cyane. Hanyuma tugiye gukurikizaho umwana wa gatatu, niba yego murakoze. Head teacher nawe yafashe ifoto iri kumwe n'ababyeyi, ntago yego nuko byari kujye n'ababyeyi kugira ngo bajye ifoto. Hanyuma ihirwe, okay, umwana wa gatatu tugiye guhemba n'ihirwe Kanimba Henriette Honnête, ntago ari Henriette, ihirwe Kanimba Honnête no kuri New Vision Primary School Huye. Ihirwe yatambuke yigira imbere, hanyuma arahabwa igihembo n'umuyobozi mukuru wa REB. Ego nawe nkuko bisanzwe abana bose buri wese afite computer, bafite ibikoresho by'ishuri byose, bafite certificate. Yego reka deje Nesa ashyikiriza igihembo ngiye no mubyeyi, ababyeyi buriya mwana ihirwe babigira hafi. Yego ngaho mutambuke mufatane ifoto n'umwana wanyu kandi azakomerezaho. Yego nuko uzakomerezaho, nuko congratulations, murakoze. Umwana ugiye guhabwa igihembo ukurikiyeho ni Duhirwe Gal Gavin Darcy. Yego nuko warakoze cyane, uzakomerezaho, uzahora uba wa mbere. Araza guhabwa igihembo n'umuyobozi mukuru wa RTB Engineer Paul Mukunzi, atambuke atange igihembo. Nuko tikomerezaho, uzakomeza utsinde, bagushyije computer, barabaha n'ibindi bihembo na certificate mwayibonye. Ahari icyo navuga, ibyo bihembo birimo amakaye, ibikoresho by'ishuri. Impamvu batarimo kubibahereza none habirahari biteretse ariko biraremereye ku mwana ungana kuriya, ni ibikoresho byinshi kandi byiza. Murakoze ababyeyi be batambuke. Nuko uzakomerezaho, uzakomeze no mu myaka iri imbere, uheshe ishima umuryango n'igihugu. Nuko mubaha amashyi. Yego murakoze. Umwana ukurikiyeho ni Nsengiyumva Joanna Holiness. Joanna, yego igira imbere arahabwa igihembo cye, aragishyikirizwa n'umuyobozi mukuru mwarimu Sako, yaje ahagarariwe n'ushinzwe na director ya business y'umwarimu Sako. Ndetse umwarimu Sako igihe abatanga n'igihembo
ndamuha nk'amasegonda make avuge hejuru yo gushyikiriza abantu igihembo, avuze n'ikindi batanga. Murakoze umwarimu Sako kuduhembera umunyeshuri nawe arahabwa ibikoresho kimwe n'iby'abandi, igihembo kirimo computer, certificate n'ibindi bikoresho byagenewe abana bibafasha kwiga. Yego n'ababyeyi be twasaba cyangwa abandi baje bamuherekeje bakagira imbere bagafata iyo foto y'urwibutso. Yego mutambuke vuba. Nuko ati nuko komeza uduhesha ishema aho wize n'igihugu kandi uzakomeze gutera imbere. Murakoze cyane. Umwarimu Sako igihembo cyanyu ni iyo computer gusa, n'iki kindi mutanga? Murakoze. Nkuko bavuze ko umwarimu Sako hari n'ikindi gihembo ifite. Umwarimu Sako nk'ikigo gitamikiye kuri Minisiteri y'Uburezi, ariko nanone cy'abarezi. Abarezi rero binyuze mu bayobozi b'ikigo bahisemo yuko aba banyeshuri nk'uko dusanzwe tubigenza, ubundi twajyaga duhemba abana bose 5 ba mbere kuri PLE na 5 ba mbere kuri O-level. Ariko ngeze ahangaha nyine nka kwa kundi k'umuntu aba atwite hatarabaho kujya kwivuza kwa muganga ngo menye ngo se utwita abana bangahe, umwana bangahe, habaho nyangwa impanga muri ibi birori. Rero nanjye nk'umuntu uhagarariye ikigo, ibyo byose ntabwo twavuga hari hagenwa abana 10 none babaye 11, n'uwo mwana wa 11 nawe azajya mu bandi, ndabigeza ku buyobozi. Hanyuma icyo gihembo ni ikihe kugira ngo twihute? Icyo gihembo ni school fees ku bana bose uko ari 11, bagaragaye ko ari 11, bazajya mu bigo bya leta n'ibikorana na leta ku bw'amasezerano. Bakaba bazarihirwa school fees mu gihe cy'umwaka wose. Arakoze cyane, turabashimiye. Umwana tugiye gusorezaho ariko ntagaruko abandi bamurushije, nawe ari imbere cyane. Mu bana barangije primaire yitwa Ashimwe Keza Gerardine, agiye guhabwa igihembo n'umuyobozi w'ishami rya UNESCO mu Rwanda. Nahoze mureba yatambuka akigira imbere. Umwana yitwa Ashimwe Keza Gerardine, yagize amanota 98.8. Nawe rwose mu amashyi menshi akwiye, menshi. Hanyuma umuyobozi w'ishami rya UNESCO mu Rwanda arahageze, reka mushyikirize ibihembo bye nyuma yo kumubwira rwose ngo komerezaho ngaho. Nuko ashyikirijwe computer na certificate na bya bikoresho, ndetse mwanumvise icyo gihembo nari nanze kukivuga bataragitangaza ko abana bose baziga ku mwaka wose abari mu bigo bya leta n'ibifashwa na leta barihirwa n'umwarimu Sako. Ababyeyi cyangwa abaje baherekeje Keza nibatambuke. Nuko ababyeyi mwarakoze kurera umwana, murabona rwose ko nawe abahesheje ishema. Nuko yego Keza Gerardine, nuko urakoze kandi uzakomereza aho ngaho, n'ubutaha tuzakubone uri mu bimbere. Murakoze. Hanyuma murakoze. Iki gihembo iki gice cya mbere cyo guhemba abana barangije amashuri, bahize abandi mu mashuri abanza, turagisoje. Tugiye gukurikizaho igice cy'abana bahize abandi basoje icyiciro cya mbere cyangwa tronkome cy'amashuri yisumbuye. Uwa mbere nawe araza guhabwa igihembo na nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi. Muri tronkome yitwa Izere Enoch Trésor, yigaga kuri Efoteke Kicukiro. Izere Enoch Trésor kuri Efoteke Kanombe. Nuko yagize muri tronkome yagize amanota 98.67. Ni umuhanga cyane rwose, Nuko nawe ashyikirijwe computer na certificate na bya bikoresho
baza guhabwa bitandukanye, amakaye, amakaramu, ibindi bikoresho, hari ibyo twita ngo ni boîte mathématicale n'utundi twose bakenera. Nuko abaje bamuherekeje no bayihute bafatira foto, abaje bamuherekeje bafata ifoto, ababyeyi mwihute kugira ngo dufate iyi foto. Ubwo yego mutambuke, mwarakoze kurera, mwarakoze. Mu gihe ababyeyi batambuka mu kanya, uwo tuza guhemba ni uw'Umuremyi Albert, ubwo arabayitegura, ariko n'ababyeyi baba biteguye. Nuko mwarakoze cyane. Nuko Trésor uzakomeze ujya imbere nk'uko izina ryawe bivuga, koko urabona ko uri ubukungu ku muryango n'igihugu. Nuko udukurikizaho n'uw'Umuremyi Albert. Uw'Umuremyi Albert ni wo muri Hope Haven, nawe yagize amanota 98 yuzuye, nawe ni menshi nk'uko mubyumva. Natambuke yigira imbere. Nanone turasaba umuyobozi mukuru wa NESA kongera kuduhembera umwana wa kabiri muri iki cyiciro. Nimara gufata iyo foto, ababyeyi nayo bageze hafi, baraba bitegura nabo kujya gufata iyo foto nziza y'urwibutso. Murakoze cyane. Ni computer, ni certificate, ni bya bikoresho byose by'ishuri. Rwose yaratsinze, abashishema kandi no kwiga neza uyu mwaka wose. Byose birahari. Ababyeyi nibatambuke bigira imbere, ababyeyi n'abandi baje bamuherekeje bati nuko umuyobozi mukuru wa NESA arimo anamugira inama, ndabona bamwenyura, ngazakomerezaho mu myaka iri imbere. Rwose tuzamubona akomeza kugenda imbere. Murabona rwose ko umuryango abavandimwe n'inshuti bamwishimiye, natwe twamwishimiye cyane, n'abamukurikiye, abadukurikiye bose babyishimiye. Albert warakoze cyane, murakoze kuri iyo foto y'urwibutso. Mwana tugiye guhemba ubwa gatatu. Ni Neza Flora Elise, nawe no muri Hope Haven, afite amanota 97. Ubwo nawe yatambuka kaza imbere. Ndaje ndasaba umuyobozi mukuru wa Kaminuza y'u Rwanda kaza kumuduhembera mu myaka iri imbere. Uzamwakira muri kaminuza, niko twizeye. Arakomeza kujya imbere ndabizi. Nuko Flora, n'ababyeyi be barabari hafi mu gihe arimo guhabwa ibihembo. Flora, uwo muyobozi wa kaminuza muganira uko uzagerayo, uzakomeza ubu wa mbere. Nuko ndabona rwose. Yego, nuko ababyeyi ba Flora nabo bigira imbere. Yego, ababyeyi cyangwa baje bamuherekeje. Yego, nuko rwose uzakomerezaho. Nuko yego mukomeze. Yego nuko murakoze gufata iyo foto nziza y'urwibutso. Flora, rwose uzakomeze ube uwa mbere. Umwanyeshuri tugiye guhemba ukurikiraho yitwa Ndayishimye Jean d'Amour, nawe niwe muri Hope Haven. Yego, turasaba umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Uburezi PS ko yakigira imbere akamuduhembera. Nawe aramushyikiriza computer, aramuha certificate na bya bikoresho byose na za minerivare. Ati komeza, nuko umuntu w'umugabo, umuntu ukomeye, uzakomerezaho, uzakomeza utsinde. Nuko Jean d'Amour. Nuko abaje bamuherekeje nabo babigira hafi. Ndabona padiri atambuka, ndabona n'uyu mubyeyi atambuka. Nuko bati komerezaho n'ubutaha ujya hora uza mbere. Nuko yego mudufatire iyo foto y'urwibutso. Hanyuma uwo tuza gushima muri iki cyiciro tuza guhemba bwa nyuma. Nuko uwo tuza guhemba muri iki cyiciro usigaye yitwa Agaba Happy Jean Ede wo kuri Petit Seminaire Saint Aloys ya Rusizi, yagize amanota 97.78. Ego natambuke. Arimo aratambuka. Tugiye gusaba umujyanama
mu biro bya minisitiri city Gatabazi Pascal haguruke adutangire iki gihembo. Nuko tikomeza nawe uzabe engineer, nawe uzabe umujyanama mukuru. Nuko tera intambwe, ego agushyikira ibihembo, ego agaba happy rwose. Ibyo byishimo bakwitiriwe biteye umuryango duteye n'ishema. Ababyeyi bene batambuke, niwe twahaga igihembo wari usigaye muri iki cyiciro, hanyuma tukaza gukomeza ku cyiciro gikurikiraho mu kanya. Nuko murakoze nuko uzakomeze inyanya. Murabyumvise, uyu mubyeyi yaratu twibukije iminsi y'umwaka ushize, amezi ajya kuba nkaya, avuga ngo inyanya, harya bivuga ngo hejuru cyane, hejuru cyane, hejuru cyane. Ni ururimi rwo ku nkombo niba nibuka neza. Murumva ko uburezi buri hejuru rwose mu mpande zose z'igihugu. Nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi, abayobozi bari hano mutandukanye, abana twahimbaga bahagarariye abandi ni abangaba, ariko n'abandi hirya no hino mwaratsinze ku kigero cyiza gishimishije. Ubutaha muzatera imbere kurushaho. Nuko buri gihe mu bantu benshi hagomba kuba hari abari imbere. Nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi n'umuyobozi wa NESA basubira imbere ku meza kugira ngo babashe kutusubiriza ibibazo. Abanyamakuru mu kanya gato, umwanya ni uwanyu, hanyuma tukaganira. Niba hari bitasobanutse cyangwa mukeneye ibisobanuro birenzeho cyangwa amakuru arenzeho, hari Nyakubahwa Minisitiri, umuyobozi mukuru wa NESA arahari, ariko hari n'abandi bayobozi batandukanye. Nkuko mwababonye, hari umuyobozi mukuru wa RTB, mwabonye umuyobozi mukuru wa kaminuza, mwabonye umuyobozi mukuru wa REB n'abandi bayobozi batandukanye. Nyakubahwa Minisitiri, twemereye twatangira tukakira ibibazo. Turaza gusaba buri munyamakuru kwivuga, abafite mikrofone bazibegereze, hanyuma buri munyamakuru yivuge, avuge n'ikibazo cye, kubera ko abanyamakuru ari benshi, kugira ngo buri wese agire amahirwe. Ikibazo cya kigufi kugira ngo bisubizwe. Hanyuma Nyakubahwa Minisitiri, twafata ibibazo 5 bya mbere, tukaza kubisubiza, nyuma tukaza gufata ibindi.